minsi yashize twinjiraga hano muri PX network dukoresheje email yonyine gusa, ugasanga ni hahandi ukoresheje email winjira gusa nta kindi kintu ukoresheje. Kandi mu by'ukuri mu zindi mining cyangwa se muri mining zizewe, akenshi nyine kugira ngo winjire muri account yawe ugomba gukoresha nibura email na password, cyangwa se nimero ya telefone na password gusa. Akenshi nyine dukunda gukoresha ama email bitewe nuko nyine urumva email nizo ziba ziri international. Akenshi dukunda gukoresha email. Rero muri iyi PX network mu minsi birishize badutangarije ko muri iyi mining hari ibintu babashije guhindura mu bijyanye no kwinjira muri iyi account ya PX network cyangwa se muri account yawe ya PX network. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video, mwereke uburyo wabasha gusetinga na password yawe, hanyuma ukajya ukoresha password winjira na email, bidasabye ko winjira mu buryo bwa nuze gusa bwa email gusa. Kandi mu by'ukuri iyo umushinga washize itangazo hanze bavuga ko mugomba gukoresha ubwo buryo, muba mugomba kubukoresha. Iyo utabukoresheje ni handi usanga nyine hari bitari kugenda neza muri mining yawe. Nta kindi uri bukore rero, mbere na mbere urabanza uze kuri Play Store. Urazi kuri Play Store. Guys, mbibutse ko umuntu utari wiyandikisha muri mining ya PX network namugira inama yo kwiyandikisha hakiri kare, dore ko iyi ngiyi PX network iracyafite igihe kinini. Wakwiyandikishamo nawe izi coin ugatangira ukazikorera. Niba ushaka kwiyandikishamo, invitation code urayireba aho ngaho kuri screen yawe, cyangwa se referral code urayibona aho kuri screen yawe, hanyuma ubashe kwiyandikisha nawe utangire gukorera izi coin. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa Darius Tech cyangwa se kuri YouTube channel ya Darius Tech, nkandire like kuri video, hanyuma unkandire na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video. Niba hari igitekerezo ufite ucyandika muri comment, dore ko ibitekerezo byanyu ni nabyo bituma dukora izi video. Niba ukeneye kuza muri channel yacu ya WhatsApp cyangwa se muri WhatsApp group, ureba aho ngaho muri description harimo link mbana zishyizemo, harimo iya channel hakabamo n'iya group. Ubwo urajya mu cyo ushaka, urajya mu cyo uri kubona nyine wumva ushaka kwinjira. Uraza kuri Play Store, hanyuma nurangiza wandike PX network, nurangiza ushakishe gutyo uri kubibona, hanyuma urahita uyibona. Dore ni ngiyi, ndakeka logo yayo murayizi, niyo ngiyi. Uraza uyikandeho. Hano ni ku bantu bose, haba umuntu ushaka kwiyandikishamo, haba n'umuntu usanzwe uyifite. Hanyuma ku muntu usanzwe uyifite, uraza urebe hano ko hari ijambo ryanditseho update. Nubona handitse update, uyapudetinge, uhakande uyapudetinge, hanyuma ihite yigira open nyine, itiba open. Numara kuyigira open urayifungura, just urahita uyinguka muri mining yawe isanzwe gutya. Ikintu uri bukore ni iki, uraza ukande kuri utu turongo dutatu, utungutu turi mu nguni, uraza dukande. Numara kudukanda umanuke hasi urebe hano handitse settings, hano handitse settings aho ngaho, naho uhakandi. Urahita ubona hano handitse logout hano, hanyuma naho uhakandi wemeze ko ugiye gukora iki, ugiye gukora logout. Uremeza gutya. Numara kwemeza urabibona hano twinjiraga dukoresheje uburyo bw'iki, twinjiraga dukoresheje uburyo bwa email gusa, bitewe nuko buno buryo ntabwo bwari buhari bwa password. Aba rero hano iyi video ndi kwikorera abantu musanzwe muri mining kugira ngo mubashe kugira password yanyu. Nta kindi uri bukore, uraza urebe hano handitse forget password. Hano uraza ukanda hano handitse forget password, ni ku muntu usanzwe mininga iyi mining. Hanyuma tuhakane, nitumara kuhakanda hano barahita bagusaba gushyiramo email. Ahanga urabibona hano, uraza wandikemo email yawe, urandikamo email, reka nyandike. Hanyuma numara kwandika email uhita ukanda hano reset password. Hano uhita ukanda hano reset password, ubundi utegereze. Ugitegereza hano barahita bakubwira ko bakohereje aka message cyangwa se aka OTP muri email yawe. Hano barakubwira ko bakohereje aka OTP muri email yawe. Urajya muri email, email nyine wakoresheje uri kwinjira muri nuze muri account, hanyuma urahita uza urahita ukabona nyine tukabona ubundi ugakopiye. Dore n'utu tugambo utungutu,
ahita tubona udukopi, hanyuma usubire muri, nta kindi uri bukore rero, urahita ugaruka muri account yawe, hanyuma ugashyiremo nyine ka OTP, ahita uza ukandikemo witonze, urakandika witonze, urahita ukemezamo. Numara kucyemeza, hano nta kindi bari bugusabe, numara kugashyiramo nyine hano barahita bagusaba gushyiramo iki, password nshyashya. Guys, barahita bagusaba gushyiramo password nshyashya. Hano uraza uyishyiremo, ugashyiramo password ushaka hano, hanyuma naho ngaho uyikonfirme. Numara kuyikonfirma, hanyuma ukande reset password hano. Gusa icyitonderwa, hano ugomba gushyiramo password iri strong, password nyine ikomeye, password ikomeye. Nabigishije gukora password ikomeye, mpora mbibabwira gukora password ikomeye. Wenda urugero ushobora kuza ukabanza arubase, wenda no urugero ikambaye password y'urugero nyine, hanyuma ukandika wenda Nyarugenge gutya, wenda no urugero washaka ukarinzaho n'umubare kugira ibe strong password ikomeye cyane nyine, ukayandika gutyo. Urabibona iyi password nyine bikomeye. Uru ni urugero mbahaye rwa password mugomba gukora, kandi ugomba gukora password uzi neza ko utazibagirwa. Iyo usoje kuyishyiramo, uragaruka ukongera ukayishyira naha ngaha hano, uragaruka ukayemezamo hano, ubundi password yawe ikaba yarangije kugira ute kujyamo. Iyo wasoje kuyishyiramo neza witonze, uhita uza ugahita ukanda hano reset hano, ubundi ukemeza. Kino gihe, icyo gihe password yawe, ni ukuvuga ngo nyine account yawe ya PX Network uba wisetinzeho password. Noneho reka twinjire muri account yacu. Noneho mu kwinjira, noneho urashyiramo hano ya password nako ya email, hano ushyiremo ya password umaze gukora. Si ibintu byumvikana se? Numara kubikora uhita ukanda sign in. Ugikanda sign in tena nanone barongera bakakohereza aka OTP kuri ya email yawe. Ni kuvuga ngo hano kwinjira, buri uko ugiye kwinjira bazajya bagira ute, bazajya bakohereza ka OTP nyine, na ka message nyine kakwinjiza. Ndakeka murabizi, buri uko ushatse kwinjira kuroginga in, bazajya bakohereza ka OTP. Nurangiza uhita ukanda hano verify hano, verify undi wemeze. Iki gihe urabona duhise duhinguka muri account imbere. Noneho reka twitangirire mining yacu. Mining uraza ugahita ukanda hano. Urabibona iki gihe iyo hano habaye active gutya, icyo gihe muze yawe account yawe ibiri ku mininga nyine ibiri active. Okay, noneho ukeneye guhindura wenda urugero iriya password, uraza hano n'ubundi kuri utu turongo dutatu, ukeneye kuyihindura uri kumva nyine utayishaka, hanyuma ugahita uza hano kuri settings, hano settings kakanda, urabona hano hari aho guhindura password, uhita uza ugahita uhakanda, ubundi ya password ibanza ukayishyiramo hano, ya password nyine yandi twakoze, hanyuma ugashyiramo inshyashya hano, nanga ukongera ukayikonfirma yandi nshyashya ushaka gukoresha. Ubwo inshyashya ushyiriramo hano, inshyashya nahanga, password isanzwe ni hano niho ushyiriramo password isanzwe. Iki gihe ubukoze ubushyizemo indi password, hanyuma ugahita ukora hano handitse change password. Icyo gihe nyine password yawe tayari ihita ijyamo. Guys, iyi mining muyishyiremo imbaraga, dore ko iri muri mining zizewe cyane, iri muri mining zizewe cyane. Iyi mining muyishyiremo imbaraga, dore ko ifite na interface nziza cyane, kandi ifite community iri hejuru cyane. Ifite community iri hejuru. Iyi mining muyishyiremo imbaraga, ni nziza cyane, nayo ishobora kuzaduha amafaranga. Ibintu byose nyine narababwiye, ubundi ibi bintu bijyanye n'ama mining narababwiye, mu gihe mining itari yagira ikikwaka kijyanye n'amafaranga, iyo mining uba ugomba kuyimayininga, sibyo? Utitaye ngo bari kukubwira ngo iyo mining ntabwo yemewe, ngo ibiki na biki, mu gihe itari yagusaba amafaranga ujye mininga. Ntabwo tuzi n'izi ngizi tuba twita ngo zirinuze ni za nyazo, yego hari ibyo tuba twagendeyeho, ariko ntabwo tuzi mining za nyazo zizaduha amafaranga. Nkuko na yindi ushobora kwanga kuyimayininga ugasanga niyo igeze ute mu minsi izaza, ugasanga niyo itanze amafaranga. Rero ngiye inama njya mbagira inama yo kumayininga zose
njya mbagira inama yo kumayininga zose mu gihe iyo mining itari yakwaka amafaranga cyangwa se mu gihe itari yaba scam, muba mugomba kuzimayininga. iyi mining irizewe cyane, dore nuze Telegram yabo channel, dore imaze kujoiningwa nkuko ubibona, imaze kujoiningwa n'abantu 25,000 nkuko ubibona. iyi mining mu byukuri, dore nubwo izatinda ko banyira umushinga bavuze ko izajya ku isoko muri white paper, I think ko izajya ku isoko 2027 umwaka uri kurangira hari, ntabwo nibuka neza ariko ni muri icyo gihe hagati ya 2026 umwaka uri kurangira na 2027. gusa nejo bundi guys, nejo bundi ntabwo ari kera, no ugira ngo umwaka umwe ugira ngo abari mwinshi, wapi ntabwo abari mwinshi ku muntu ufite business nyine ashaka kuzakora muri icyo gihe, ntabwo ari mwinshi. Guys, rero twongeye dusubiye mu zindi video, nkibutse gukanda like kuri iyi video niba uri mushya, nanone ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video, hanyuma iyi video isharinge ku nshuti yawe cyangwa se ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru y'uburyo babasha gusetinga password muri nuze mu account yawe ya pxnetwork. dore ko nyine murabizi ko ngenda mbategura twa tuntu dukenewe cyane, twa tuntu nyine dukenewe. ntabwo mpubuka mpfa gukora video iyo ariyo yose ngo nuko nshaka ngo kugira ngo muyirebe, no, nge nkora video ariko nabanje kureba ese kino kintu nagikora koko, ni gutyo. n'umuntu utari kumayininga mining ya token nayo muyishyiremo imbaraga, dore nayo ejo bundi ishobora kuduha amafaranga. n'ingi bita nexa coin, iyi nexa coin nayo iri kugaragaza ibimenyetso yuko nayo iri bugufi, nayo iri bugufi kuduha amafaranga. izi mining muzishyiremo imbaraga. twongeye dusubire mu zindi video na Darius Crypto.